reka nkubwire garukira mu nzira nimba urimo kujya i Kanombe urimo uhunga ibiciro by'inzu ziri mu Kagarama ngo zirahenze ukajya kugura i Kanombe, buriya ntuzagure inzu cyangwa ubwiza bwayo, uzanagure location irakonda. Reka nkwereke inzu nkuzaniye iri munsi y'igiciro cy'izi Kanombe kandi iri hano mu Kagarama ku Muyange. Ndabasuje nk'ibisanzwe ni Moses guturuka kuri Kigali Bandiseri, mumaze kwimenyera ni ngiye muntu niyo cano yonyine ibashakira imari nziza kandi zidahenze mu by'ukuri. Nari maze kubabwiraho gatoya, ariko manza kubacishiriza nyuma gato ngo murebe inzu uko imeze. Ni inzu nziza iri hano mu Kagarama ku Muyange. Mu basanzwe babizi badukurikirana barabizi ko ku Muyange ariho hantu hari amazu mashyashya kandi meza. Itandukaniro ry'iyi rero n'izindi nyambereka ni ukubera igiciro cyayo mu by'ukuri. Ahangaha mu Kagarama ikibanza kigeze kuri miliyoni 80-70. Mu by'ukuri iyi nzu yirebye nuko umaze kwibona akantu gatoya ihagaze miliyoni 130. Iyi nzu ntago yakunanira, turi mu Kagarama ntago turi i Kanombe. Nabibabwiye burya uzagure location ntuzagure kuvanga inzu ngo nziza cyane wenda, gusa n'iyi nzu ni nziza kuko ubwayo nimba ifite ibyumba 4 dushe na toilette 3, ikaba ifite rooftop, urabona ko ifite rooftop nziza, ikagira amanex, ikaba ifite no parking ya Kacyiru, imodoka zigeze nko muri 3 ziparitse neza. Mu by'ukuri urumva ko utakirwa ujya kubariza inzu i Kanombe, waba uhiye kuko hano inzu nk'iyi ngiyi i Kanombe ibikodeshwa 400 cyangwa 500, ariko iyi ngiyi 800 rwose wahita ubona umupangayi byihuse, kuko ni nabyo dukora, turarentinga amazu. Iyi nzu rero ubwiza muri kubona inyuma yayo nyine, gusa icyo nababwira ko ni nko ku muhanda wa kabiri uvuye kuri kaburimbo, iri hafi ya kaburimbo rwose, nta kibazo gihari. Kandi mu Kagarama ntago bijya bitinda, ya mihanda bahita bakubitamo amakaburimbo. Reka no kubatindira twinjiranemo imbere, ariko mugenzi wanjye banza ukore subscribe, mu by'ukuri banakuzana inzu nziza kandi bingoye, ariko nkavuga nti reka nkuzana inzu yo kwishyura igiciro miliyoni 130 ni nka cyamunara hano mu Kagarama. Ariko ubu bwiza uri kubona nitwinjiramo imbere biragutangaza, inzugi zose ni muvura, plafo ahantu hose ni gipusamu, ubwisanzure, n'inzu nziza. Reka tubaze kuri rooftop mbere kuntu hameze. Aha twajyanye hejuru rero aho dusanga rooftop nziza, ahantu hisanzuye. Ngira ngo iki cyuma mubona ahanga n'ahandi hajya umutaka mu by'ukuri, ku buryo wakica hano ukaba waterera amaso ikirere cyose ufata umuyaga. Inzu yacu rero munsi y'rooftop hariho urubaraza rwa chambre principale, ikaza kujya n'urubaraza rwo kuri salo. Urufite ahantu henshi ushaka kwicaza abantu, cyangwa ushaka kwicara mu gihe udashaka kuguma muri salo yo mu nzu. Reka twururukane tugende twinjirane mu nzu. Karibu rero mu rubaraza rwacu rwiza cyane ruri imbere ya salo, runini rwo nababwiraga ko ushaka kwicaraho. Plafo yo ni gipusamu, nyuma mwabitangiye kubibona hanze. Nyamuneka nimugiraho mutayibonamo mungaye, iyi nzu irakoretse kandi ifite igiciro cyiza cyane. Nawe uri umuguzi watuza hano umuryango wawe, cyangwa se wawe n'umuntu ushaka kwiyungukira uri umuranguzi, iyi nzu wayigura ukayishyiramo abapangayi ikajya ikungukira kandi ukaba uyiguze ku mafaranga makeya. Ahangaha rero duhura n'urugi rwiza rusedinga runini. Mu by'ukuri urabona ko ari urugi rwiza cyane rusobanutse, rudufasha kwinjira hehe muri ya salo yacu nini. Ngaho ndebera iyi nzu usibye ko abantu batajya bemera iyi nzu, ntabwo muzi ko muzi yazijana na 180 cyangwa 200 ari gutya salo bimeze. Urabona plafo yose ni gipusamu, design nziza, amatara, amaspotlight, buri kantu kose. Iyi nzu ni nziza. Ahangaha we niho yageneye hajya TV stand, cyangwa se ukaba wahashyira televiziyo aho urebera, kuko urabona ko aha hantu hashobora kwakira abantu benshi. Uko watera intebe kose hano byacamo kandi bikamera neza. Ndakwibutsa ko ni miliyoni 130 zitagabanurwa, nizo za nyuma. Nyamuneka twinjirane hano. Iyo tuvuye muri salo twinjira muri sala amanje, ariko tubanza guhura n'uduti twiza hano tw'utu design. Mu by'ukuri uru rubaho ubona ahangaha, urubaho rwose urubuze kubona narwo uraza gusanga ari muvura. Muvura ni urubaho rwiza ruba ruri mu nzu nyine. Ni ibisobanura ko inzu bidasondetse, ifite amakaro meza, imbaho nziza nk'izi ngizi zigize inzugi, ikagira amarange meza amwe yozwa. Inzu ntabwo ibisondetse, ni amatafari
ahiye kuva hasi kugera hejuru. Twinjirane rero ntabwo murondogora cyane. Iyi ni salamanje nziza cyane kandi nini yagutse. Mu by'ukuri ufite sare ingana kuriya, ufite ino salamanje ingana gutya, waba utuye neza. Iyi nzu njye nayiguhitiramo kuko iyi ni diro y'umwaka waba wikoreye kuri miliyoni 130. Ejo n'ejo bundi bashobora no kuguha miliyoni 200 ntuyemere. Iri hafi ya kaburimbo, ntabwo ari za nzu zaziri mu mikingo ngahantu kuri ngo habi. Iyo tuvuye aho ngaho turahita twinjirana mu gikoni cyiza cyane. Ntihagire umuntu uza kwibeshya avuga ngo icyo giciro iriho ngo inzu ni mbi. Inzu ni nziza, nuko abantu bose bura badakenera amafaranga kimwe. Uyu we yavuze ati ngewe reka nishakira amafaranga, nifitiye wenda utubazo runaka nshaka gukemura, kandi koko buri umugabo yitabaza icyo afite. Iyi nzu waba uri umuranguzi, waba uri umuntu ushaka kwiturira, waba uri umuntu ushaka kugira ngo ucuruze, iyi nzu ndayigushishikarije ntigucike. Igikoni cyacu urabona ko gifite ububati bwiza, tukagira umwanya wa gazi kuko munini cyane, tukagira n'umwanya wa firigo nawo munini uri double. Ni ukuvuga ngo iyi nzu rwose akenshi nanjye njya nkunda guhura na ibyo bintu. Nkura n'inzu ugasanga inzu iri ku giciro gitoya, ariko wagera mu gakoni ugasanga nta mwanya wa gazi kuko urimo, nta mwanya wa firigo urimo. Ariko iyi nzu kantu kose, parafo yose no madushe n'igipusamu, inzugi zose ni muvura, buri kantu kose ni sawa cyane. Reka no gutinda, duhere mu cyumba cya mbere cy'abashyitsi. Reba urugi, ndebera mu by'ukuri ufite urugi rumeze gutya rwiza, buri hantu hose uragenda usangamo urugi. Twinjirane duhere muri dushe. Tukiva muri iyo dushe nziza, duhita tugera mu cyumba kinini kigari. Hano 2x2 byajyamo mu by'ukuri. Parafo murabibona, wagira ngo winjiye muri salo n'ubundi, kubera ko ibikoresho biri muri salo nabyo bikoze aha ngaha. Twakomeje aho tugiye gusura n'ibyumba bitatu. Inzugi zo ni za zindi nk'uko mubibona, kandi iyi nzu irisanzuye n'ingari. Reba koridori zayo ukuntu ari ngari cyane. Aha ngaha duhagaze turaza gusanga master bedroom, tuhasanga n'ibyumba 2 by'abana, njye niko nabyita. Reka babere ku cyumba cya mbere kiri aha ngaha abanyerekere. Aha, icyumba cya mbere maje kukibona, kikaba ari icya kabiri. Twinjiranye no mu kindi cya gatatu, ariko ibi byumba byo ni bigari cyane, birisanzuye. Parafo ngira ngo murabibona ni kwa kundi ni ibisanzwe, inzugi ni ibisanzwe, amakaro n'amarange, inzu yacu irateguye. Ariko iyo tuvuye aho ngaho dufite na dushe na toilette nziza cyane nini ibisheri. Urabona ko muri dushe harimo amakaro meza cyane, ibikoresha ama toilette n'andi ya Milano imwe mukunda, naho ngo no original gusa. Karibu rero muri master bedroom yacu ngari cyane. Iyo ugeze aha ngaha ushobora kuhashyira akabati wenda k'inkweto mu gihe waba ushaka kuzihashyira. Twaza aha ngaha, reka duhere mu cyumba nyirizina, hanyuma mbanze nkibereke urebe ukuntu ibintu birutanwa. Reba icyumba kingana gutya mu by'ukuri, icyumba kiyingayinga salo. Reba design ya parafirima aha n'amatara meza n'amarange. Iyi nzu igiciro ndagira ngo ngomeze ntikwibutse ni miliyoni 130 mu Kagarama. Ibintu bidasanzwe, ushaka kwiyumvisha ukavuga ati wenda se ndimo ndarota. Oya, vugisha kuri iyo nimero ugeze kuri iyi nzu. Ntabwo ari ibiroto, ni ibintu bya nyabyo. Ndebera ayo matara, utagira ngo wenda duhagaze wenda ahantu nka Kibagabaga niho bakora finissage nziza nk'izi. Aha turi no mu Kagarama, gusa mu Kagarama ni quartier nziza yateye imbere. Aha mpagaze rero ni igice umuntu ashobora gushyiramo garderobe. Urumva ko dufite ahantu heza kandi hisanzuye. Reka dukomezanye n'abatindiye, tugendane tujye kuri dushe na toilette nziza cyane, uyibanyerekere. Urabona ko usohotse muri ya vestiaire ya chambre principale uhita ugwa muri rwa rubaraza. Kubo twatangiranye nababwiye ngo ifite urubaraza rwo kuri salo, ikagira rwo kuri chambre principale, ikagira na rooftop na salo. Aho no ahantu hane ushobora kwicaza abantu babo. Ariko ureba urubaraza ko nurungana kandi n'urwawe na madamu wawe wenda n'urwa famille nyine. Urumva ko dufite urubaraza rwiza cyane. So ndashimira rero umuntu wafashe umwanya we tukabana kuri iyi nzu. Iyi nzu mu by'ukuri natangiye babwira ko ari nka cyamunara, ariko mu by'ukuri
Iyi nzu ndabikwibutsa neza ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, igikoni na salo na salamanje binini byisanzuye. Parafo yose yo muri iyi nzu ni gypsum, inzugi zose nizo mu byumba zose ni muvura. Kuri miliyoni zawe 130 hano mu Kagarama ku Muyange n'ubundi hahandi hasanzwe haba amazu meza cyane kandi karitsiye nziza mukunda. Tuvugishe kuri iyo nimero rero, kandi wibuke ugenda ukoze subscribe kugira ngo tuzamukane neza, tuzamune umuryango nyarwanda, twubake Kigali Bandiseri. Mu by'ukuri niyemeje kujya mbafasha aho muri hose. Amahoro y'Imana agomeze abane namwe, ndabashimiye.